Ese wigeze ubona umuntu winjira mu cyumba maze abantu bose bakamuha icyubahiro ariko nta jambo na rimwe yari yavuze? Icyubahiro ntago ari ukubwira abantu ngo nyubaha, ahubwo ni uburyo umubiri wawe ugaragara n'ukuntu wiyizera. Muri uyu mwanya tugiye kureba uburyo bworoshye bwo kugenzura umubiri wawe kugira ngo isi ikubone mu buryo bushya. Icya mbere kigufasha ni ukutigira muto. Hari abantu bagenda bunamye cyangwa se bihisha abandi kugira ngo batabareba. Umunyembaraga we ahagarara afunguye umubiri akareka intugu ze zikaruhuka. Ibi ntago ari ukwishongora, ahubwo ni ukwereka isi ko wishimiye aho uri kandi utagira icyo wihisha. Iyo umubiri wawe ufunguye nawe ubwawe wumva ufite icyizere cyinshi. Ikindi kintu ni umutuzo w'umubiri. Hari abantu bahora bakina n'intoki bakubita amaguru hasi cyangwa se bakajagajaga telefoni yabo buri munota. Ibi byerekana ko uhangayitse cyangwa uri mu kajagari mu mutwe. Umuntu w'icyubahiro agira umubiri utuje. Iyo uvuze koresha intoki zawe gake kandi mu buryo buhamye. Ibi bituma buri jambo ryawe rirushaho kuremera. Mu mibanire n'abandi reba umuntu mu maso. Kureba umuntu mu maso si ukumukanga, ahubwo ni ukumwereka ko uri kumva kandi ko utamutinya. Iyo useka ntugahore useka buri kantu kose bakubwiye. Useke gake ariko inseko yawe igere no mu maso. Ibi byerekana ko uri umuntu w'ukuri kandi uzi icyo ukora. Bitandukanye n'abantu bahora baseka bashaka gushimisha buri wese. Uburyo bwa kane ni ukudahubuka. Iyo uganira n'umuntu ntugasimbuke mu magambo cyangwa ngo uvuge vuba cyane. Gerageza kuringaniza uburyo umubiri we umeze mu buryo bucecetse. Iyo wowe utuje kandi ukavuga udahubuka, bituma uwo muganira yumva ko uri umuntu ukomeye kandi akakwizera vuba. Ubuhanga bworoshye butuma abantu banyotwa no gukomeza kugendana nawe ni ubuhanga bwa nyuma, ni ukuzamura urwasaya. Uburyo ushyira intugu zawe n'umugongo wawe byerekana niba uri umuntu wiyizera cyangwa uri umuntu ucitse intege. Genda ugororotse ariko utishije. Icyubahiro cyawe gitangirira ku kuntu wowe ubwawe wishyira imbere y'abandi. Iyo wubashye umubiri wawe, isi nta yandi mahitamo ifite uretse kukubaha nayo. Umubiri wawe uvuga byinshi mbere y'uko ufungura umunwa. Niba wiyemeje kugenzura uburyo isi kubona guhera uyu munsi, andika ndakomeye muri komenti. Reka duhurira muri video itaha kandi ntukajye ucikanwa buri munsi.